Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru itangaje y'umwana wavutse afite amababa. Ikaze bijye gutangira hari umugore witwaga Kati. Uyu yakoraga mu ruganda. Uyu mugore yari yarabyaranye n'umugabo, umwana w'umukobwa witwaga Lili. Kati n'umukobwa we Lili bari babayeho mu buzima bugoye cyane, kugeza ubwo Kati yafashe icyemezo cyo kujyana Lili mu bigo byita ku bana. Akihagera yagiriwe inama ikomeye cyane. Bamubwiye ko bizamugora kuba hatari kumwe n'umwana we. Kati yaje gufata icyemezo ahitamo kubana n'umwana we. Yihanganira ubuzima bari babayemo bwari bugoye cyane. Abashinzwe kwita ku bana bajyanwa mu bigo bibitaho baje gusaba Kati gushaka impapuro zemeza ko umugabo we yabataye. Ubuzima Lili na Kati bari babayemo bwakomeje kugorana, babaho mu buzima bubi. Lili yarabyukaga agategura ibyo kurya bya mu gitondo, hanyuma agasangira na nyina. Kati yahitaga afata Lili akamushyira kuri moto akabanza kumujyana ku ishuri mbere yuko ajya mu kazi. Nubwo bari babayeho mu buzima bugoye, ariko bari babayeho mu byishimo. Ubuzima bwaje guhinduka. Umunsi umwe Kati yahuje amaso n'umugabo bakoranaga aho ngaho mu ruganda. Uyu mugabo yitwaga Paco Sanchez. Mu masaha y'akaruhuko umunsi umwe barahuye baraganira. Paco ubwo yamusangaga aho yari yicaye, basangiye itabi bahuza urugwiro. Mu gihe bari basubiye mu kazi, Kati yahise ashwana na bosi amushinja ubunebwe. Kuri uwo munsi Kati yatinze kujya gucyura umwana we Lili. Mu ijoro yamugezeho ariko asanga yibagiwe kasike ku kazi. Yahisemo kumuha kasike yari yambaye maze barataha. Umunsi wakurikiyeho Kati yahuye na Paco maze amusaba imbabazi ku makosa yamuteje mu kazi. Uwo munsi Paco Sanchez yamusabye ko basohokana, maze undi nawe arabyemera, cyane ko yari amaze igihe kirekire adahura n'umugabo we. Sanchez yamubajije aho se wa Lili aba, maze Kati amusubiza ko bamaze igihe badahura. Paco nawe yahise amubwira ko yashyingiwe akiri muto muri Espagne, baje gutahana ndetse barararana. Lili yabangamiwe no kumva ibyo barimo. Mu gitondo Lili yarabyutse nk'ibisanzwe maze asanga nyina ari gusangira na Paco, ibintu bitamushimishije cyane ko nyina atarakimwitaho. Nyuma yo guhura n'uwo mugabo byarangiye Paco aje kuba mu rugo rwa Kati, maze nyuma y'umwaka Kati aza kubona ko yatwitiye Paco Sanchez. Kati yaje kujya kubyara, maze mu gihe yari ari kwa muganga Lili ubu yari ari kumwe na Paco Sanchez. Paco aramubaza ati ni irihe zina wifuza ko twazita uyu mwana? Maze Lili yahise amusubiza izina Ricky. Ngiyi intangiriro y'umwana wari ugiye kuvuka mu buryo budasanzwe, agiye kuvukana amababa. Ricky nyuma yo kubyara Kati yakomeje kujya yita kuri uwo mwana wa Paco Sanchez, ndetse Lili yababazwaga nuko atarakibona umubyeyi wamwitaho. Ikindi cyababazaga Lili ni ukumva nyina yita Paco Sanchez izina papa. Umunsi umwe Lili yabonanye Paco n'undi mugore inyuma y'iwabo. Lili yaje guhitamo kubiceceka. Iyo Paco yatahaga atinze yavugaga ko yahoranye n'inshuti ze. Wa mwana wabo Ricky mu mugongo ugana ku bitugu yahoraga hafite ibisebe, ameze nk'uwakubiswe. Ababyeyi be ntibari bazi ikibitera. Kati yaje gushwana na Paco Sanchez, baratandukana kuko Paco Sanchez yashinjaga Kati kumukubitira umwana w'umuhungu Ricky. Nyamara ntiyari azi ko ibisebe yari afite mu bitugu byari amababa. Yari atangiye gutunguka. Lili akimara kubona ko Paco atandukanye na nyina byaramushimishije, ndetse Ricky ahita atangira kumufata nka musaza we. Umunsi umwe Kati na Lili bashatse Ricky baramubura, ahubwo basanga aho yaryamaga huzuye amaraso. Barakomeje barashaka mu nzu, maze baza kugera ahari baramubona. Batunguwe no kubona yaratangiye kumera amababa. Babonye ko Ricky afite ubushobozi bwo kuguruka, baratunguwe cyane. Baramukarabije hanyuma bamusubiza aho yararaga. Kati yahise asaba Lili kutazavuga ibya Ricky abibwira abana bigana. Kati yatekereje guhamagara Paco Sanchez ngo abimubwire, ariko ahitamo kubireka. Nyuma y'icyumweru kimwe ya mababa ya Ricky yari amaze kuba maremare. Baje kumudodera imyenda ikwiye muri ayo mababa. Ayo mababa yari yamaze kuzana n'ubwoya. Umunsi umwe Paco yahuye na Lili
amusaba ko bajyana, ariko Lily arabyanga. Akimara gukura, Katy yaguriye Ricky ingofero kugira ngo atajya akomereka igihe ari kuguruka mu nzu. Yamuguriye n'ikoti risha ayo mababa kugira ngo ajye aryambara mu gihe bagiye mu bandi. Lily yabajije nyina niba atajya yibaza kuri Paco, undi aramuhakanira amubwira ko kuva Ricky aryama neza agasinzira bimuhagije. Ubuzima bwari butangiye kugenda neza hagati yabo. Katy yaje gutsindira amafaranga muri tombora, hanyuma umunsi umwe bajya ku isoko kugura ibya Noheli. Bahisemo kujyana na Ricky mu gihe bari barangariye ibyo bari kugura. Ricky yaje gukuramo rya koti ryahishaga amababa, ahita atangira kuguruka. Abantu bose bari aho bahise bagira ubwoba, barumirwa. Lily na nyina bahise biruka bagerageza uburyo Ricky atakomerekeraho. Abashinzwe umutekano bahise bafunga iryo soko kugira ngo baze gufata uwo mwana utangaje. Gusa byabanje kubagora. Katy yaje kubagira inama yo kuzimya amatara. Bakiyazimya baje gufata Ricky wagurukaga, hanyuma bategetse Katy kujyana Ricky kwa muganga kugira ngo bamusuzume. Umuganga witwaga Bernard yasabye Katy ko Ricky bamugumisha mu bitaro kugira ngo azakorweho ubushakashatsi. Katy yarabyanze, maze mu gihe ari gusohoka aho mu bitaro akubitana n'abanyamakuru bose bashaka gufotora uwo mwana. Iminsi myinshi yarashize, ariko b'abanyamakuru ntibavaga inyuma yo kwa Katy, cyane ko Ricky yari amaze kuba icyamamare. Umunsi umwe Lily yarekuye Ricky araguruka, hanyuma akanga Katy wari uri koga mu ijoro. Muri ako kanya hari umuntu wahise akomanga mu rugo iwabo. Bagiye kureba basanga ari Paco Sanchez wari ugarutse. Katy yahise asaba Lily kubasiga ari bonyine. Hanyuma Lily yakundaga Paco Sanchez. Paco yabwiye Katy ko yari yaragiye gukora muri resitora ziri Paris, anamubwira ko abagore bavuganaga batakundanaga. Paco Sanchez yashatse gufata Ricky, ariko kuko atarazi se ahita atangira kuguruka. Banagerageje kumufata bibanza kwanga, ariko nyuma baje kumufata. Paco nawe yaratunguwe kubona umwana we abasha kuguruka. Yanahise avuga ko icyo cyumba ari gito cyane atuma Ricky akomereka. Katy yahise amubwira guceceka kuko ntiyashakaga gutandukana n'umuhungu we udasanzwe. Muri uko kuguruka bagerageza kumufata, Ricky aba yakomeretse. Muri iryo joro bahita bahamagara muganga akaza kumupfuka. Uwo muganga nawe yababwiye ko byagorana ko Ricky yakuriraho. Yaje no kubabwira ibijyanye no kumubaga bakamuvanaho ayo mababa. Yababwiye ko bishoboka, ariko bibabaza. Katy yanze ko umwana wabagwa. Muri iryo joro Lily yafashe umukasi ajya gukata amababa ya Ricky, ariko ataratangira Paco Sanchez wari uje kubwira umwana we kuza kurara neza yatumye Lily atamukata amababa akoresheje umukasi yari afite. Umunsi wakurikiyeho Paco Sanchez yabwiye Katy ko bahamagara abanyamakuru bakaza gukora inkuru kuri Ricky, hanyuma nabo bakabona amafaranga. Katy yahise amubaza nimba yaragarutse kubera amafaranga, ariko Paco Sanchez yaramuhakaniye amubwira ko yaje kwita ku muryango we, ndetse yanasabye imbabazi Katy kuko yamushinje gukubita umwana we mbere, ndetse anamusaba kumwizera kuri iyo nshuro. Nyuma yo kubimwumvisha, Katy yaje kwemera, maze umunsi wakurikiyeho bahamagara abanyamakuru ngo baze gufata amashusho. Ricky bombi baje kuvuga ko ari umuryango umeze neza kandi ko bashyingiranwe, nyamara ntabwo byari ukuri. Baziritse Ricky ku mugozi hanyuma baramureka araguruka. Byarabashimishije cyane kuko n'abanyamakuru bari aho bafataga amashusho ubona bishimye. Katy wari batwawe n'ibyishimo byo kubona umwana waguruka akagera kure. Yaje gucikwa maze rekura wa mugozi. Akiwurekura, Ricky yahise aguruka arigendera azamuka mu kirere. Yaragurutse cyane, bagerageza kumukurikira ariko bibi by'ubusa. Ricky yambukiranyije umugezi maze agurukira mu kirere. B'abanyamakuru nyuma yo kumutegereza baje kurambirwa bahitamo kwigendera, ariko Katy we yanze kuhava. Wa muganga witwaga Bernard yaje kubabwira ko Ricky byanga byakunda yarashwe akicwa n'abahigi, akaba ari gupfira ahantu runaka
n'ikimwaro cyinshi, Paco Sanchez yabonye ko noneho Katy atamubabarira. Mu minsi yakurikiyeho, Lily abifashijwemo n'abandi bantu bagiye batanga ubutumwa. Ubwo butumwa bwariho amafoto ya Ricky bavuga ko yabuze. Ibi byose byabaye iby'ubusa. Uko iminsi yatambutse, benshi barabyakiriye ndetse ubuzima burakomeza, ariko Katy kubyakira byaranze kugeza ubwo yagiye kwiyahurira muri wa mugezi. Yabonye Ricky yambuka mu gihe yarimo agerageza kwiyahura. Yumvishe ijwi ryiza cyane rya Ricky. Yaje kubura amaso, abona Ricky aguruka ava mu kirere. Nta gutinda, Katy yahise ava mu mazi. Abona Ricky yarakuze kandi ameze neza. Katy yamusabye imbabazi kuba yararekuye umugozi akagenda, ariko n'ubundi Ricky yahise yisubirira mu kirere. Hanyuma Katy yahise abona ko ibyishimo by'umwana we ariho biri. Yahise ataha, ariko agenda yishimye kuko byibuze yabonye ko aho umwana we ari heza. Ngiyi inkuru y'umwana udasanzwe wavukanye amababa. Ricky, ntimuzacikwe n'izindi nkuru zitandukanye.